Namakuru yakomeje kugenda ashimisha abantu benshi cyane. Abantu benshi barakomeza kugenda bagaragaza ibyishimo nyuma y'amakuru yaramaze iminsi avuga ku Inkeza Pamela ndetse na Mugisha Benjamin. Uyu mwana Runa yarafite agahinda gakomeye cyane nyuma yo kumara iminsi 41 atari kumwe na mama we, nyuma yuko benshi bakomeje kugenda batera utwatsi Unkeza Pamela, bakomeza kugenda bibaza impamvu yatumwana akajya Mame Beach kurya ubuzima n'abandi badamu babaherwe. Ariko kugeza kuri aka kanya Unkeza Pamela arakomeza kugenda yishimirwa n'ababyeyi benshi cyane, barakomeza kugenda bakoma amashyi n'impundu bitewe n'ibyagaragajwe i Nyarugenge. Ubwo uyu mudamu yongeye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda ndetse kandi agaragara ateruye umwana we mu by'ukuri Runa, ndetse benshi barakomeza kugenda bishimira umwanzuro wafashwe na Pamela kongera kugaruka kureba mu by'ukuri umugabo we ndetse n'umwana we. Ariko ndagira ngo abadamu benshi bari bamaze iminsi batera utwatsi uyu mwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi Unkeza Pamela, bavuga uti mu by'ukuri ibyo yakoze ntabwo ari byo. Ariko kugeza kuri aka kanya amakuru akomeza kugenda atugeraho ni inkuru y'ibyishimo yakomeje kugenda itaha kwa Benjamin, ni inkuru y'ibyishimo mu by'ukuri yongeye kuba igaragara. Unkeza Pamela yahamagawe n'abandi badamu mu gihugu cy'u Rwanda bamugira inama, bamubwira ko agomba gutaha akongera kugaruka mu rugo rwe, ndetse kandi bamubwira ko ibyo akomeje kugenda agaragaza ku gihugu cy'u Rwanda ko atari byiza. Ndagira ngo nimureba ibyakomeje kugenda bigaragazwa, Unkeza Pamela yakomezaga kugenda akurikirwa n'abantu benshi cyane. Ndagira ngo nyine ni umwinfluencer ukomeza kugenda ukoresha imbuga nkoranyambaga, ndetse kandi ibikomeza kugenda bimuvugwaho bikomeza kugenda bigaragara ku mbuga nkoranyambaga cyane. Ubwo nyine ibi biraza kwa mu by'ukuri bituma benshi bakomeza kugenda bavuga uti abagore baturuka mu gihugu cy'u Rwanda nta muco nta na discipline bagira, batabagabo n'abana bakajya mu by'ukuri kubaca inyuma mu mahanga. Ubwo ibyo byose ministeri yarabirebye, abadamu bakora muri ministeri baravuga uti ntabwo mu by'ukuri twaba turi kurera, ntacyo twaba turimo gukora kugeza kuri aka kanya. Nk'abadamu bakora muri ministeri y'umuco n'uburezi ntabwo tugomba kubona ibikomeje kugenda bivuga kuri madamu Pamela ndetse na Mugisha Benjamin mu by'ukuri ngo tuze kuba twakwihangana. Ni gute uyu mwana Runa aza kumara mu by'ukuri amezi agera kuri 2 atari kubona nyina? Ni gute nyine umwana ashobora gukubita iminsi 45 irashize atabona ibere rya nyina? Ubwo benshi babyumva bikabateraga. Ndagira ngo nyine abadamu benshi ninkubwira ko bakomeje kugenda bagaragaza agahinda uze kubyumva. Kubona umwana w'umukobwa umeze gutya ufite imyaka 31 aragiye ataye umwana mu by'ukuri afite amezi 9 arangije nyine aramuta. Akimura kumuta umwana yirirwa borogera mu nzu akirirwa arira avuga uti ndashaka mama, ariko nyine mama yibereye Mame Beach ari kurya ubuzima n'abandi baraherwe b'abadamu. Ubwo benshi babyumva bikabatera agahinda. Ababyeyi benshi baravuga uti ntacyo turimo gukora, tugomba guhamagara Unkeza Pamela byanarimba mu by'ukuri tukohereza investigation bakaba bamufata bakamugara mu gihugu cy'u Rwanda ku mbaraga. Ubwo nyine ibi byari byamaze kwinjirwamo n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda buvuga uti Pamela agomba gutaha agasanga umwana. Ni gute ashobora gufata umwana w'igihugu cy'u Rwanda akamuterana bigeza ngaha, yarangiza akigira kurya ubuzima, yarangiza mu by'ukuri byose akabifata akabirutisha umwana? Ntacyo twaba turimo gukora. Pamela fata indege utahe igitaraganya, cyangwa uvuga uti ntabwo ndibuze kubikora, tugire ikindi kintu turi buze kwa twakwikorera. Ubwo ibyo byose Pamela kimara kubyumva ibyo yarimo abita inyuma, yakumva n'ukuntu Runa bakomeza kugenda muhereza amakuru bavuga uti Runa aragererewe, Runa afite agahinda n'intimba ku mutima irenda kumuturitsa. Ubwo nyine kubona umwana ashobora kumara iminsi uyu ni umunsi wa 45 Unkeza Pamela ari mu bihugu by'amahanga yagiye kwirira isi. Ndagira ngo mwakomeje kugenda mubona amafoto yakomeje kugenda apostingwa n'Unkeza Pamela mu by'ukuri ari ku modoka ihenze cyane. Iyi modoka ni y'umudage wari umaze iminsi uri gusangira ubuzima n'Unkeza Pamela, ariko benshi barabibonaga bikagenda bibatera mu by'ukuri umujinya n'agahinda. Ndagira ngo abadamu benshi murabizi mu gihugu cy'u Rwanda muri iyi minsi bakomezaga kugenda bagaragaza reaction zitari nziza, bavuga uti mu by'ukuri byo Pamela akomeza kugenda akora ntabwo ari byiza. Nk'umudamu uhekeye igihugu cy'u Rwanda ntabwo yakagombye kuba akora ibintu. Ndagira ngo nyine Pamela yakomeje kugenda asakaza amashusho ku mbuga nkoranyambaga ari kumwe n'abandi badamu b'abadage, ari kumwe n'abagabo b'abadage, bakomeza kugenda nyine bargisi. Ninkubwira ngo uyu ni umunsi wa 45 Unkeza Pamela yaramaze mu bihugu by'amahanga atarataha, uze kubyumva gutyo. Kuko Runa we yakomeza kugenda borogera mu nzu avuga uti ndashaka mama, nyine bikanga pe. Ndagira ngo nimba mubizi neza mwabonye uwitwa Ashton Hall, Ashton Small ndetse na Indian Ashton Hall mu by'ukuri ubwo bari basuye uwitwa The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin Tiger B, uze kumwita uko bishaka bitewe nuko wamumenye.
ubwo The Ben bazagere mu rugo basange nyine nta mugore uhari, bamubaze ati ese madamu yagiye? Mugisha Benjamin atangire kureba ku mugongo w'amabati. Ubwo nyine bakamubaza uti ese watweretse madamu tukamusuhuza? Nibwo rero Mugisha Benjamin yahise afata telefone, arangije ahita ahamagara Uwinkeza Pamela kuri video call, ariko biza kurangira Pamela atamufasha. Ubwo Mugisha Benjamin yahamagaye bwa mbere, Pamela aramukupa. Nyine bafitanye amakimbirane cyangwa se bari bafitanye ibibazo bari bamaze iminsi batarakemurana. Ubwo nyine Pamela yahamagarwa na The Ben akahita amukupa telefone akayigira urwara. Ubwo Mugisha Benjamin akahita areba ku ruhande akabona nyine arasebye, arongera arahamagara Uwinkeza Pamela. Abonye ko bakomeje kugenda bamuhamagara cyane, nibwo yaje kwita akura telefone mu mufuka, arangije ahita afata uwitwa The Ben. Nibwo twabonye amashusho yakomeza kugenda asibirikira ku mbuga nkoranyambaga, witwa Ashton Hall ndetse na The Ben. Mugisha Benjamin ari kuvugana n'Uwinkeza Pamela ndetse n'undi mudamu. Ubwo rero mu by'ukuri ibingibi byakomeje kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ndagira ngo mu minsi yashize nibwo byakomeje kugenda bikwirakwizwa, hagaragara amakuru agaragaza ko Uwinkeza Pamela ndetse na Mugisha Benjamin cyangwa se one of kind batakiri kumwe cyangwa se batandukanye bitewe n'ibyakomeje kugenda bivugwa. Uwitwa The Ben yaragererewe, yaramaze iminsi ari mu gahinda, yaramaze iminsi yiraza mu nzu wenyine. Ubwo nyine bikamutera intimba n'agahinda. Tekereza kurara mu nzu warashatse umugore, waramukoye ugatanga inkwano, ukamubyariraho umwana wa mbere, wa mwana akaba ari we umugore agusigira. Ubwo nyine uraye mu nzu upfumbase umwana gusa wo gupfumbata umugore. Ubwo mwana nawe arakomeza kugenda riravuga uti ndashaka ibere, ndashaka. Nyine ukabona biteye agahinda pe, ukabona nyine biteye agahinda. Benshi bakomeje kugenda bibona, abadamu bagakomeza kugenda batera utwatsi Uwinkeza Pamela, bavuga uti Pamela ibyo ari gukora ntabwo ari byo. Ndagira ngo benshi mwakomeje kugenda mubyumva, na gahinda mu kandi mu by'ukuri bamwe bakavuga uti uyu mwana agahinda afite ndakareba nkakumva. Nyine wakareba nawe ukabona na gahinda pe. Tekereza kumara iminsi 41 utarimo kubona ibere rya ku mezi 9 gusa n'iminsi 5. Ndagira ngo nyine murabizi umwana w'u Rwanda agomba konka iminsi 1000, ariko mu by'ukuri ku minsi 301 gusa uyu mwana ageze ku isi biza kurangira abuze ibere rya mama we. Nagahinda mu kandi ndagira ngo benshi mwakomeje kugenda mubyumva ibyakomeje kugenda bivugwa. Ariko kuri ibyo byose ndagira ngo n'incamake nakomeza kugenda nkunyuriramo gake gake kugira ngo nkumvishe uko byakomeje kugenda bigenda. Ndagira ngo nyine ibingibi ni incamake nari ndi kukunyuramo byari bimaze iminsi bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, ndetse ubu ngubu navuga ko twinjiye mu gice cya kabiri kivuga uti ese Uwinkeza Pamela yongeye kugaragara i Nyarugenge? Ese Pamela yafashe indege agaruka mu gihugu cy'u Rwanda? Ese Runa agiye kongera konka ibere rya mama we? Ese The Ben agiye kongera kurarana na madamu we nk'uko babisezeranye imbere y'Imana ndetse n'abantu? Kuri aka kanya ariko amakuru akomeje kugenda avugwa ni meza cyane, n'amakuru yakomeje kugenda ashimisha benshi nyuma yuko hakomeje kugenda hagaragara amafoto yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga, akomeza kugenda agaragaza Uwinkeza Pamela ari kumwe na Runa ndetse uwitwa mu by'ukuri Kevin Kade ndetse n'undi mudamu bita Ketia ndetse n'uwitwa David ndetse n'uwitwa Pamela ndetse n'uwitwa The Ben one of kind. Mu by'ukuri bongeye kugaragara ku ifoto igaragara i Nyarugenge bagaruye Uwinkeza Pamela ku kibuga cy'indege. Ahangaha niho mu by'ukuri iyi foto yaje kuba ifatirwa. Reka nkureke wumve uko byaje kuba bigenda kugeza kuri aka kanya, ndetse tunarebe ese mu by'ukuri ibyakomeje kugenda bigaragazwa byose biraze kuba bisiga ingaruka kuri The Ben na Pamela, cyangwa mu by'ukuri baraza kuba basabana imbabazi bize kuba birangira. N'amakuru yakomeje kugenda ashimisha abantu benshi cyane. Ndagira ngo ababyeyi mu gihugu cy'u Rwanda bongeye gukoma amashyi bavuza n'impundu. Ubwo hari hashize iminsi mu by'ukuri umudamu bita Pamela atagaragara mu gihugu cy'u Rwanda, witwa Runa amaze iminsi atera benshi agahinda b'abadamu mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abakunzi b'uyu mwana Runa. Ndagira ngo kuri iyo foto yawe uriho kureba umudamu wa The Ben yongera kugaragara ku kibuga cy'indege i Kanombe, ariko wakongera kureba mu buryo bwe ukaza kubona hari uwitwa Kevin Kade ndetse n'uwitwa Keti na David ndetse na The Ben. Ubwo Runa we afitwe n'abakozi inyuma, ntabwo mu by'ukuri kamera zamufashe. Ndagira ngo na amashusho yakomeje kugenda agaragazwa ku kibuga cy'indege uwitwa Pamela yongera kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Mu minsi yashize benshi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye nyuma y'amashusho yakomeje kugenda agaragazwa n'Uwinkeza Pamela akomeza kugenda azunguza ikibuno. Uyu mudamu afite ikibuno cyiza cyakora cyo mu by'ukuri kimwe mu kintu gikomeza kugenda gikurura abagabo. Ni nkubwira ngo Pamela afite ikibuno cyiza uze kubyumva. Ni ikibuno nawe ureba mu by'ukuri ukava mu byawe, ni ikibuno ushobora kureba ukabona mu by'ukuri kirarenze.
ndagira ngo ufite amafaranga yawe uyu mwana akakwizanira nawe ntabwo wakanga mu by'ukuri kumwakira. Iyo modoka uri kubona yateretseho ayo manyo cyangwa se icyo kibuno, ndagira ngo mu by'ukuri iyi modoka ni y'Umufaransa. Kugeza kuri aka kanya wakomeje kugenda uvugwa ku mbuga nkoranyambaga bivuga ko ariwe wari umaze iminsi uri kumwe n'Uwinkeza Pamela. Ariko ibyo si byo tugiye kuba tuvugaho, tugiye kuba mu by'ukuri tureba amakuru yakomeje kugenda agaragazwa uyu mudamu yongera kuba agarukira umugabo we. Ndagira ngo kugeza kuri aka kanya uwitwa Mugisha Benjamin akomeza kugenda agaragaza ibyishimo nyuma y'uko mudamu we yongeye kumugarukira nyuma y'amarira yari amaze iminsi arira. Ndagira ngo The Ben benshi mwakomeje kugenda bamwita Marira, ariko tekereza kubona umugore aguta mu nzu yarangiza akagutana n'umwana yarangiza akajya kwirira isi. Ese ari wowe wabura kurira? Tujye tugarira natwe mu by'ukuri turi abantu nyine, ari wowe ufite umudamu akaguta mu nzu akagutana n'umwana, ikirenze kuri icyo wabura kurira? Ubwo rero babona The Ben ari kurira mukamwita The Ben ijya wirira, mu by'ukuri ufite ishingiro ry'ibintu byinshi bikuriza. Ubwo nyine The Ben sinzongera kukwita Marira kuko The Ben afite ibintu byinshi bimuriza. Ariko rero ndagira ngo mu by'ukuri uyu mwana Runa yongeye gusubizwa nyuma y'aho mama we yongeye kuba agaruka. Ndagira ngo n'amashusho akomeje kugenda agaragazwa Uwinkeza Pamela na Runa mu by'ukuri bari guhoberana bahuje urugwiro. Ubwo abadamu benshi babibonye akanyamuneza kongera kugaragara mu maso, ndetse benshi mu by'ukuri mu bakunzi ba Runa bongeye kwishima cyane pe. Uyu mwana Runa yari afite agahinda gererewe. Runa yari afite agahinda nimbikubwira uze kubyumva. N'uwo mubonaga uyu mwana yabonaga ko mu by'ukuri afite agahinda. Iyi ni breaking news. Uwitwa Pamela ari Nyarugenge, ndetse iri joro araza kuba ararana na The Ben mu gitanda. Ubu ngo biri kumvikana ko The Ben yongere kuba yisubiza umugore we. What's poppin' Kigali Rwanda, ibintu biraryoshye ndetse ibintu byongeye kuba bisubira. Ibi bisireka gushimire kuri gukomeza kugenda ubana natwe turi Kigali Yesterday 250.